kwinjira munsi y'ibyamamare unamenye yuko n'urugo rurimo rugenda kugora mirongo ugenda uzamuka ku busitari urugo rugenda rugabanuka abagore rero bajya muri kompetansi zo guhatanira kwegukana wa muntu uwo muntu se afite umutima ungana gute wo kuzanesha imitima yose y'abagore bari kurwana kandi beza b'ibishongore b'ibitomati bari kurwanira umutima w'uwo muntu hari ahagera akagwa akahagwa noneho rero nahagwa wa wundi yari yaremereye urukundo barabanye no mu rugo nawe kuzasiporta ibyo bintu bizagorana byange kandi noneho Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Marita TV Show pour tout le monde. Toutes les choses et toutes les locations. You know that we love you so much and we never let you down as long as you step outside. We will always stay outside at least zero distance because you know that. So, n'umunsi mwiza, n'umunsi nkeka ko abantu benshi bakumbye kuba bishimira. Of course, nubwo hari abameze neza, hari abababaye, hari abaseka. Ariko nyine ubuzima bw'isi ni gatebe gatoki tugomba kurangwa no kwicisha bugufi no kubinyangamuga. Ariko tukibuka ko abakuze tugomba kubasindagiza. Impamvu aka kantu nkagarukaho nuko rimwe na rimwe usanga abakuze ubuzima bwabo buri mu kangaratete. Niyo mpamvu rero tuba dukwiye kubasindagiza kugira ngo natwe bazadusindagize. Ni ikiganiro cyacu kuri Marita TV Show nk'ibisanzwe, nongera kwibutsa abanyamuryango bacu bahora biyongera umunsi ku munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aho wigira ipfunwe rwose ryo gukanda ku nzogera kugira ngo ubashe kumenya ko igihangano tugishyizeho cyangwa se ku ijambo ryanditseho subscribe mu ndimi z'amahanga bivuze kwiyandikisha mu kinyarwanda, ariko cyangwa se hakaba hariho sabone. Ni ijambo ry'umutuku, atari umutuku aba ari umukara. Iryo jambo rero iyo urikanzeho uba ubaye umwe muri twe, bityo ukagumana natwe kugira ngo ibiganiro byacu ubikurikirane umunsi ku munsi. Rero uyu munsi murabona ko ndi kumwe n'umuntu, ntabwo ari ubwa mbere dukoranye ibiganiro, wenda hari utamuzi, umwanya niwe yamwibwira. Okay, nitwa Marita Mukeshimana. Yego, hari ikindi se? Ni ikiganiro nyine ni warubizi se? Warubizi. Yego, warubizi. Yego. Ngaro tubwire niki tutazi, utuzana iki mu by'ukuri mu gaseke harimo iki udushishiye? Okay, icyo mutari muzi se buriya mwari muzi ko kugira ngo umuntu w'icyamamare cyangwa se w'umusitari mu rurimi rw'igifaransa, arya buriya sitari ni igifaransa, icyongereza ni iki? Ni igifaransa n'icyongereza. Okay, muri rurimi ahubwo kuko urumva sitari inyenyeri cyangwa se twale akanse okay, ni icyongereza. Ya umuntu nk'uwo rero buriya kugira ngo azaremye urugo biragoye. Buriya mwari mubizi ko bitoroshye. Ntabyo twari tuzi. Iyo uri kwinjira munsi y'ibyamamare unamenye yuko n'urugo rurimo rugenda kugora ugenda uzamuka ku busitari urugo rugenda rugabanuka. Ibyo bintu se buriya ntubizi wowe? Ndabizi, ariko nanone okay, ntabwo navuga ngo ndabizi, sindi imyoza. Niyo mpamvu nshaka guprofita mu kiganiro mu byo tugiye kuganira n'ibyo badusangije, ko biri kose ntabwo wadukubita inkuru utategura utakore ubugororangingo cyangwa se n'ubushakashatsi. Uyu bushakashatsi bugaragaza ko umuntu umaze kuba icyamamare kubaka bitoroshye cyane. Gusa nanjye wenda wambaje kukubwira impamvu zitandukanye. Nanjye warumbaje turabizi ati se njye nari mbizi, ntabyo nzi ariko ndabibona. Nk'ubu ngo hari abasitari umwe muri Canada, babiri i Nyarugenge, abo nibo nzi tuzi nyine. Wabanye bakabirakunda, babaye ibyamamare biranga. Oya mpa makuru. Ntabwo byakunze. Ntabwo byakunze. Rero reka turebe impamvu zituma. Okay, wenda impamvu ndi kubivuga wenda ntabwo turi guca amarenga cyangwa ngo tuvuge nk'uko uri kubivuga nyine urushako mu basitari n'ingorabahizi, sibyo? Wenda dushobora gufata nka Safi yasezeranye na Judith, uriya waririmbaga mu itsinda rya Urban Boys. Yaririmbaga yakoranye ubukwe na Judith, ibirori turabitaha turaserebura, nta n'imyaka ibiri ishize divorce birabaye. Yego, byabaye se. Turongera dufata
uwitwa Platini wo muri Dream Boys bose ni amatsinda asezeranye n'umugore babyaranye umwana bakoresheje ibizami by'ubuzima basanga umwana suwe biba birarangiye twikubite kuri Kimenyi na Muyango. Kimenyi ni umuzamu w'ikipe runaka ntabwo nyibuka neza. Muyango ikipe ya APR wakoze cyane. Muyango urabizi ko ni umuminsi nyampinga w'u Rwanda, wenda ashobora kuba atarabaye nyampinga wa mbere ariko kubikose muri ba nyampinga yagaragaye mu bisonga bya Miss uyu munsi. Abana ntabwo bashoboye kuryoherwa n'urukundo rwa papa na mama, bireka tubivuga kuko uburyo umwana atabona se atavuga ngo papa cyangwa ngo mama. Ariko bariya bo ntago buriya baratandukana biri officially ne bashobora haracyara amahirwe. Ariko nta nduri ivugira ubusa ku gasozi. Iyo ndiho nyine yo yaravuzwe naranayumvise. Ariko bariya abana bafite aho bakomoka, bafite inshuti hafi, mu kanya bajya kumva ibintu byasubiye mu buryo. Biriya ntabwo twabifata nk'aho byarangiye. Ariko urumva abantu babirangije bo wenda wanabyemera, hari n'abatarabikoze noneho batashaka. Ariko narumvise ngo n'umuhanzi Mico simbizi ni ibyavuzwe nyine. Mico nayo ngo hari agatotsi mu mubano n'urukundo rwe simbizi. Impamvu ni iyihe rero buriya ni hose, nta nubwo turi kureba mu Rwanda ariko no hanze y'u Rwanda. Reka ngiye buranda umufana wa Diamond Platinum ndamukunda cyane, ibihangano bye ndabikunda, ariko nawe mu rushako nzi ko bitemera. Ariko afite za 10 neza. Sibyo se nyine aramufite, ariko se ni uwa mbere, ni uwa kabiri, ni uwa gatatu. Ariko zamugani biterwa n'iki ko ufite amafaranga uryo kanywa. Nyeka ko ni uburwayi cyangwa ni no reka nkwereke ni wa munyamerwe ngo nagiye nsesengura nkabona ko bitanoroshye. Abantu benshi bakunda kubatera amabuye ariko biragoye. Ibi bintu ni urugamba rutoroshye, kuba uri umusitari ukabihuza n'urugo ukarwubaka rukaremya ntago byoroshye. Impamvu ni iyi, bariya abantu bari ahantu hagaragara kandi barabonwa na rubanda rugize gute, rubakunda cyane, rubafana. ongeraho ko ari ingeri zose. Kabiri bafite ubushobozi kandi abantu bakeneye cyane. uri kubyumva? Abagore rero bajya muri competence zo guhatanira kwegukana wa muntu. Uwo muntu se afite umutima ungana gute wo kuzanesha imitima yose y'abagore bari kurwana kandi beza b'ibishongore b'ibitomati bari kurwanira umutima w'uwo muntu. Hari ahagera akahagwa. Noneho rero nahagwa wa wundi yari yaremereye urukundo barabanye no mu rugo, nawe kuzasporta ibyo bintu bizagorana byange. Kandi noneho ntari bureke kujya gukora izina ngo ahitemo kubaka. Ntago byakora. Arashinyiriza nyine nabe mu kanya yabanye n'uyu barabyaranye aragiye, akubitanye n'undi nawe barakundanye barabyaranye biranze aragiye. Nuko nyine ubuzima bw'abasitari mbona bumeze. Nanone hari n'abasitari wenda uri kugwisha kubijyanye n'umubano ushingiye kuri jenda cyangwa se ku gitsina, ariko hari n'igihe abasitari rimwe n'imwe ari abanyarugomo. Kino cyo twabura kukivuga. Usanga rwose umuntu w'umusitari arakubita umugore amanywa nijoro mukomeretse agira gute, rimwe na rimwe ugasanga nyine ibyo ni ibintu nyine bihanwa n'amategeko. Rimwe na rimwe nabyo bituma divorce ifata indi ntera. Twakoze inkuru ngira ngo twarayikoranye. Nyine rero reka tuvuge ko gukubitwa no gukubita biri guturuka ku makimbirane yabaye mu rugo. Ese ayo makimbirane yari guturuka kuki? Akenshi usanga ari uko hari umuntu ashatse kwinjira mu rukundo rwabo ngo arwivangemo, nyine ashake gukundana n'undi. Ariko nyine urumva tujye tuvugisha ko natwe twikira umwanya w'abahanzi. Ni uri Diamond uragera muri Amerika, abakobwa bose bo muri Amerika baragukeneye. Yego, ariko igihe usanga bagukeneye aribo bari buguhereza umurongo uri bwinjire cyane. Urakoze cyane. Baraguha umugati bakanaguha reverence, baraguha amafaranga barafite, cyangwa se akwinjiza ahantu utari kwinjira. Anagire rimwe na rimwe bafite n'ibitangazamakuru bikomeye. Ugasanga rwose wagera mu Bufaransa ugasanga rwose umunyamakuru ufite taille française
muri Amerika umunyamerika arahari, ukaza mu Rwanda ugasanga barahari, Mana yanjye ukamera nk'ayambwa bafungiye muri firigo. Ntabwo byoroshye ku basitari, hari n'ukuntu umuntu aba agiye kujya inama ariko se ukavuga uti ndazijya, birafatika. Wazijya nta agatonyanga ntikakuza inyanja, ariko bigaragara ko kaguyemo kandi byari bikwiriye ko ahubwo abo basitari aribo bari bwubaka ingo zikarema, kugira ngo na rya jisho rya rubanda bareberaho ribona icyo rifata. None naragenze majorities nta rugo bagira, umuntu murakubitana agahita akubwira ati mfite abana 3 ku bagore 3. Nibashye kintu ariko none nibaza abana intambara bazateza urumva umugore nuko murakubitana akakubwira ati maze kubyara abana banaba ku bagabo bangana gutya. Uri kumva, kubera ko ari ahantu hagaragara. Ariko twibatse ikintu nanone nk'uko uri kubivuga ko ingo zabo ese nindi bigiramo uruhare. Ese abagore bose batandukanye na Diamond, ese kuba Safi Madiba yaratandukanye na Judith, ese kuba Platini yaratandukanye n'umugore we, ese kuba bari ariko ibya Platini bitandukanye n'iby'abandi basitari. Buriya tujye tuvugisha Platini ntago twahita tubara ko yari yananiwe kubaka ku mpamvu y'uko azwi, ntago ariyo yabiteye. Platini yahuye n'ikibazo baramubeshya, bamubeshya ko umwana ari uwe atari uwe. Hako ntago yigeze ananirana kuko Platini nta n'ahantu twumvise wenda ngo bafite umwana. Ariko tuvugisha ukuri, urugo rwaranze ko rudaturutse ku bwamamare. Ariko niba ari icyamamare tujye tuvugisha ukuri, niba ari icyamamare dukwiye kureberaho, yakagombye gutanga urugero rwiza akemera kurera uwo mwana nyine, wenda akagira ibisabwa ku rundi rugo. Ariko niba mwambikanye n'umuntu impeta ku rundi rugo se ntago wapfa nyine muba mubyumva gutyo. Ariko buri imbaraga z'umutima z'ibyo bintu nawe wabikuha bikaba wowe biri kubaho, ntago byoroshye. Waba fuma ufata umwana ukuye hanze, ubyiyemeje ko ubutaka kana ndakabonye ndagakunda, reka nkifashirize, sibyo? Ariko reka nkubwize ukuri Simeo, kuvuga ngo umuntu yakubwiye ko wamuteye inda bigutera igitutu cyo gukora ubukwe mu bintu utateganyaga, ushora amafaranga angana kuriya, ubukwe buragenda birakunda, witegura kubaka mu buryo bwihuse butunguranye, niko nabivuga, urarangije icyo warwaniye usanze atari cyo, kuko yarwanaga ko umwana atazavukira, atazitwa mwana wabyawe bitateganyije. Kabiri arwanira umugore yakunze ngo amukure mu isoni, asanga ibyo yarwaniye kuri ibyo bintu byose yatakaje ntago bibaye byo. Ari wowe nyine kuri muvuga agaho kari ku wundi gahandurika, wabivuga ngo reka nyine ngo ni ntangarugero. Buriya umuntu akenshi ikintu yarwanira ashaka kuba successful, wowe urwane ku kintu usange ntikibaye cyo, nurangiza nyine uvuge ngo ndafata icyo mbonye, ntabwo byoroshye. Hanyuma rero kubera iki wenda aho ngaho nsanga umuntu wemeye uransobanura rimwe na rimwe ntabwo ibyo dutekereza aba ari by'100%, niyo mpamvu hazaho ibiganiro nk'ibi ngibi. Hanyuma rero kuki ahanini usanga ari abagabo se ntabwo aribo bagira uruhare mu gusenyuka k'umubano? Ngewe umusitari muri rusange uwo ari wese, yaba umugabo yaba umugore, tuvuge ngo wenda uru rugo hamenyekanyemo umugore, hari n'umugabo, ntibyemera, kubera ko ngewe nanjye natangiye kuba turakora sampo, turasampuringa da, nujya ku ruhande rumwe turasampuringa kuko urumva wenda si ukuguca mu ijambo, wenda ushobora kuvuga ati abagore bo somehow baba bari aho ngaho. Turareba mu Rwanda abagore barashikamye, ubona ko nta mugore wigeze aba mu rugo, kandi nk'ibyo abagabo nibo nibo batwirukana nyine. Ngiye sindabumva ikibazo, impamvu ni kukubaza, urumva nk'umubano wacu cyangwa se kuki abagabo ahanini usanga aribo bagiye ariko ugasanga nk'umugore, reka wenda dufate couple ya Knowless na Clement, si abantu bagumye se? Uzi se ikintu buriya cyabiteye? Buriya abantu bose ni ibyamamare, njye ni nayo nama ndi bugire ibyamamare byijya kwirirwa bijya gushaka ahandi ku ruhande, kuko uwo muntu ugiye kuzana ntazi isi urimo wowe.
gusa karibyo bariya bantu isi barimo bose bayiziranyeho. Kerema nagira abantu bamukunda ni icyamamare. Knowless arabifata nk'ibintu biri simple cyane. Knowless na Kerema nawe nabona Knowless ari gukundwa indirimbo we murakamwandikira ati ndagufana ndagukunda cyane, ntago abifata nk'ibintu biri big deal. Arabizi ko nyine kibabesheje kuri iyo platform ari uko bagomba kugira abakunzi, bakagira audience, bakagira ubwamamare. So inama ya mbere ngiye ngomba guhereza abastari, mushakane muri abastari. Yes, ningenda reka ngwe nk'urugero. Nk'ubu nshobora kujya wenda ndi umukinnyi wa filime. Filime ikamfata nkagenda ngiye gukina, nzamara y'amezi 2. Umugabo wanjye naba ari umuntu uzi ibyo ari byo, akaba nawe aba mu isi y'ubwamamare, ntago ari bwumve ko ntagiye ntuze gukina, nagiye gusambana. Kandi reka nkubwire ntiwabasha no kwigobotora, ntabwo waba urimo ukora filime y'abandi ngo ujye kuzana mu mibonano mpuzabitsina, nta nubwo ubuhumeka uri kumva. Ariko umugabo wanjye nashatse niba atabimenyera atabiziho biraba intambara. Hata umugore uturugo, kandi buri abagabo ararega bikumvikana cyane. None kumva muri societe ngo umugore ngo yataye urugo amaze amezi 2 akahita byita guturugo, biba big deal. Uyu mugore wataye abana agaturugo akagenda, biragoye. Mbega umugabo wagowe kandi wasanga ari we rwije roze ngenda agasigara azana n'utuntu aho ngaho, ariko kubera ko ngewe nagiye akabisobanura nabi, ntago biri bwumvikane. Ni ukuvuga ngo rero ariko abaye ari umuntu usobanukiwe ko gukina filime umuntu agenda akajya ahantu runaka akamara y'igihe, arara ijoro akageza 6 z'ijoro akiri muri ako kazi, ataninyagamba yatanyeganyeze, ibyo bintu byashoboka. Ariko rwose abantu bahabanyije umurongo ntago byoroshye, kandi barabirega bikumvikana. Ukavuga ngo umuntu ngo yaraye ngo mukabyiniro ngo ari kudija ngo umudije nyine yaraye ari guhostinga ashaka amafaranga. Hanyuma nusobanura uburyo naraye mu kabari, uburi bubwira ari bwemere ko kuko nakunaniye ndikirana, in case ko nta n'icupa nasomyeho. Uri kubyumva ahantu bihabaniye. Ingo z'abastari bashakana ari abastari, ingingo igushyira hasi komeza dusobanura nacyo. Abantu burangiye bashakana ari abastari byashoboka, ariko gukura umuntu hano mu cyaro wowe uri umustar uri icyamamare ukamuzana mu buzima bw'abastari, ntago bizakunda. Hanyuma rero wenda reka urakoze cyane kuba ku kantu uvuze, ariko noneho ndagira ngo nanjye utsesengura iki ngiki. Noneho kuki nta wavuze ko atari isaha n'isaha basubirana, kuki hari bivugwa ko ibyamamare bibiri, kimwe cy'umupira w'amaguru n'ikindi cyo mu bwiza Nyampinga bitameze neza, kandi bose ari ibyamamare? Nibyo nari ndimo nkubwira, buriya hari ukubura icyamamare ko mu mutwe hari hadatuje, hatarinjiyemo ubwamamare. Nyine buriya ngiye ikintu numvise barega Muyango ngo ajya ngo guhostinga ngo akararayo, ubwo ni indaya. Uri kubyumva? Ese ubundi wamuherekeje niba wumva uri gukemanga ku buraya ufite imyitozo? Nyine rero ni ikibazo. Reka nkubwire, akenshi muzajya abastari bazajya birukana abakore beza, bari bazi no guhaguruka bagashakira urugo kugira muzamuke, ujye kuzana ngo usiga aho ngaho ngo urahamusanga, usange n'iterambere ryawe ntirizamutse. Ntago nyine abantu bakwiye kuzamura imyumvire. Umustari yasambana ndabyemera, yajya no mu burayi, ariko n'utari umustari yabikora. Umuntu ni umutima we umugayidinga, akarinda isezerano mwagiranye. Niba mwaravuganye turi umugore wanjye uri umugabo wanjye, ibi birabujijwe, kandi koko hari indangagaciro z'urugo zirahari. Izo abazizi ko atagomba kuzirengaho yagiye guhiga cash, nibyo aramutse ari kuziga mu buryo butari bwo, n'ubundi yagana wa mwuga akawukora biri furu. Nese kuki yaba umudije akajya kuba n'inda, ibyo bintu birakunda? Cyane cyane ko urumva habakwiye no kwa kwihanganira nk'uko uri kwivuga wa mugani wahaye. Noneho reka tujye ku rugero, ngiye tuba turi kwagitinga, hari n'igihe ngiye cagura kuri set n'umuntu ntanazi, ariko ngasanga bamupanze ko tugiye gukina ari umugabo wanjye.
ndakina nyine nk'umukinnyi uri gukina n'umugabo wanjye ni umugabo wanjye muri iyo minota tugiye kumarana kuri stage. ariko ngo hari igihe bikomeza nicyo kibazo. Reka byo urabishakisha ukabanza ukareba ko ari byo koko. None se umuntu niba ntamuzi ndaza kumufatira ubundi mwanya w'iki? Wowe ntago nkeka ko ntago mvuga ko abasitari nyine bamwe basenya batarikoze, ariko hari n'ibisenyuka n'ukuri nta cyabaye nyine ngo wamurebye ngo mbega ijisho we ngo mbega ukuntu mwahoberanye ngo mbega bizu wamuhaye, ibyo bintu uko ari akazi mu kazi kandi nawe ku kazi kawe ubu uri gukora akazi ngo ubashe gutanga umusaruro. Umuntu abona ko akazi uri gukora ugakora neza, none se kuki wumva uzakora akazi neza ukumva ko umusitari wagiye gukora akazi atari bugakore neza? Kuki wumva ko uzarara muri kampu y'abakinnyi ukumva ko ngiye ntazarara muri bare ndi guhostinga? Kabiri, niba ndi umukinnyi wa filime kuki ningera imbere ngiye gukora kwakitinga ntagomba kwakitinga nyine icyo bamaye role ndi kujuwa niyo ngiyo ndayikora neza ahubwo kurikirana nyuma y'uko najuye role, nyuma y'uko nakinnye gutya. Ese ubundi narongeye nkina nawe twarahuye gusa byamubuna haba ukwiye ko kwizerana mana we ibaze ngiye cekinga buri role yose wakinnye noneho ukina mu mafilime menshi kandi ukina romantique n'intambara ku basitari urumva ingo zidasenyukira ubusa ni mu mazi abira ngo reba ukuntu ngo wamurebaga ngo reba ukuntu nawe yakurebaga ngo uko yagufasheho ngo reba ukuntu wamuhaye ibintu byo by'akazi ko ari akazi mwavanye akazi mu bintu by'ingoko umukareka umuntu agakora akazi then agataha. Nyine nakubwiye ngo nshobora guhura n'umuntu ntanazi ntamayire ko njye ntawe mbaza ibyo bibazo urumva, ariko nyine nawe nibwo yaba hari agomba kumva ibyo ndi kumubwira. None se uwo muntu yabashatse atazi ko ndi muri icyo cyiciro, nicyo kibazo ushatse ubizi ko ari byo nkora, hama urambaza iki? Ese ntabwo ari bishobora kuba ari mu cyiciro cy'ubujiji cyangwa kudasobanukirwa na business? Nyine bagomba gusobanuka. Menya umuntu bana akora iki, n'umuganga n'umucuruzi. Neza ubundi umucuruzi we ntashobora gucuruza atanga serivisi agasekera abagore kuko abana bazanye amafaranga. Ni ukuvuga ngo umucuruzi agomba gukora akazi nk'umucuruzi, ntago kuba nsanze ari umugore ngiye kugura ndi umugabo atari bunsekere, sibyo? None se ubwo urashaka kumbwira ngo nyine mumenye ko byose ari akazi? Abantu bamenye ko byose ari akazi ngo urumva ngo ubwo ngo mujyanye ngo gukorana ngo noneho ngo mwana nakinanye ngo buriya ngo karabaye akahe? Ntimuziranye, muri guhurira ku kazi. Umuntu wabakasitinze aranatandukanye. Urugero wakasitinzwe hariya muri iriya kampani, nanjye naturutse muri iyi kampani, none tuhuriye kuri seti tugomba kwakitinga kuri nuze kuri script uko yanditse cyane rwose byivuze no ukuri. Yes, nese ubundi bwizo ngo urumva zisenyukira iki koko? Ahari nkeka ko simbizi, wenda hari akantu wigeze gutambikamo ngo niba ari akantu ngo kumurengo niba ari se mompi niba ari se notre je ne connaissais simbizi, ariko nkeka ko hari icyo nakita igitutu cy'abafana. Tujye twishyira mu mwanya w'abantu nk'uko twatangiye tubivuga. Hari igitutu cy'abantu batugose, hari abakobwa beza batugose, sibyo? Hari abagore beza batugose kandi banaduha n'amafaranga yo gutunga ingo zacu. Baduha rimwe na rimwe hari igihe birangira twaguye muri uwo mutego. Nta yindi mpamvu ibitera, ntago wavuga ngo ni ibintu uragenda ukabwira pasiteri ngo pasiteri nsengera ngo abakobwa bamere nabi, ntibishoboka. Uzirinde umufana bigende gute bizaca he? Noneho rero icyo yangiye kubwira ni shaka umuntu umuzi kandi wemeye, ube nyirandarwemeye uguti kubera akazi akora. Icyo ndeba ni urukundo naramukunze, nawe amenye ko nubwo ari muri iyo si ariko hari umurongo ntarengwa. Ni ukuri. Ubundi se buriya nta kuntu umuntu yabyirindiye, nubwo abo bantu bari beza baguca imbere ntiwabarutisha wa muntu ukajya ubona ari uri kubona ahubwo gusa. Birashoboka, ariko iyi si turimo tujya dukomoroswa dukome n'ingazire mw'abantu mwe. Ni ukuri abantu benshi nibadasenga nta hantu bazacikira. Neze twese turi abanyamasengesho. Ntabwo ari ngombwa ngo tube abanyamasengesho. Gusenga ni kimwe ko n'ubuzima bwo kubaho ni ikindi. Biragoye we. Urumva turasenga Imana ariko iduhere n'umugisha muri ha hantu tuba.
turi biragoye nyine urumva urushako rero ni ishuri ikintu tujye tukivuga ni ishuri wa mugani nk'uko uri kubivuga haba hakwiye kubanza kubaho kwigana wenda bikananirana ariko habayeho kwigana niyo washinze urugo ukamenya ko usezeranye nyine n'umuntu ukora akazi ariko nanone ikibazo nibaza none se nk'uko bavuze ngo abantu ngo abasitari bajye bashakana baziranye washakaga kuvuga ngo abasitari niba ndi umuhanzi nshaka umuhanzi niba ndi umubumbyi nshaka umubumbyi niba ndi umuhinzi nshaka umuhinzi gerageza muri rusange udusobanurire uburyo context washakaga kubivugamo context nashaka kubivugamo ubundi byakabaye byiza bibaye uko ariko urukundo rwo ntirugira aho ruhera ubundi yaba byashobokaga ko urukundo ruri directing bitewe naho umuntu abarizwa byaba bibaye mahwipe ndakubwiza ukuri nyine naraye hariya mfite akazi hari n'igihe nawe cyangwa ugafite buriya ujya mu rugo rw'umusirikare ku musirikare n'umupolisi ku mupolisi urasenyuka mugani we wari wabyumva ikintu ngukundira rero ngewe ni ukuri reka nkubwize ukuri mu biganiro byose dukorana nkunda kuzanamo fact zifite ireme nyine wari wumva ko umusirikare ku musirikare bashakana umupolisi ku mupolisi bagashakana ujya wumva ibyo bintu byo gutanga ntibufata misiyo y'umwaka akajya muri misiyo akazasanga umugabo ahari ari kumwe n'abana cyangwa se umugabo akajya muri misiyo umwaka ugashira akazasanga umugore akiri kumwe n'abana nta kibazo barakuze baramenye bajya ku ishuri bakagira gute ko adasigara atekereza se ko uwo mugabo yagiye mu buraya yagombye kuba ndi kumva iki kiganiro kuko twagombye kuba turi kukiyoborana kuko wa mugani nk'uko ubivuze nyine rero kuki njya kuba nkumva ngo yahozitinze ngo arara mu tubari ngo n'indaya ni gute se kuki utareba ko yagiye muri misiyo nawe ibyo bintu bikabasenyera cyangwa ugasanga nyine buriya nka Kimenya yaradutengushye kuko bariya bari n'urugero rwiza rwo kwereka abantu ko kubana umuntu ari icyamamare ku kindi byoroshye ariko biriya bintu byarambabaje Kimenyi ko kuba mu isi y'ibyamamare ushobora kurira indege akajya gutegura rukare mu gihugu runaka agakina akamara icyumweru 2-3 agasasirwa n'umukobwa kandi yakirwa n'abakobwa nibo bamugaburira ku meza amwe agasanga muyanga akiri amahoro hanyuma muyanga ajye gupagasa uhita umwita indayi utamufasha cyane ko ririya kambere gamwe abantu mwe rigatonda ingesi ari guhiga kashi none rero nushaka ahiga urahita umwita izina atari muri isenyera y'abasitari maze kubona ko mwisenyera mwebwe ntimunakwiriye ibyo bintu byakabaye wenda bibarizwa nashatse umufundi wenda ndi umusitari umufundi ntazi isi tubamo nyine sinshaka kumubwira ngo niriwe muri rokara ahantu kuva mu gitondo sinanasohotse ngo abyumve atamperekeje kandi si ngombwa ko umugabo anyirirwa inyuma ntafite ibindi byo gukorwa se ni ikiburamukoro nimburamukoro ku buryo yaba adafite ibyo akora warinze iki se ubundi ni umusekirite wanjye ni umugaridefu wanjye ntabwo byaba ari byo mugomba kumenya ko akazi ari akazi ibintu muba musenya ngo ugahita urega ujisitifiye ibintu ngo bikaba ibyadanje rega ngenza abantu agahita asobanura n'abantu n'abakumva disi yaragowe wamugana umuntu yasize abana azataha saa 5 z'ijoro saa 6 saa 7 saa 8 ubwo se urumva bari mu biki ibaze we ubundi se amasaha yo kugenda ubundi mwebwe ninde wayagennye ko umuntu avuga kubera ko ananiwe amasaha n'ay'akazi niba ngiye afite akazi ka nijoro wakoze akakumanywa birakureba dufite iminota 3 gerageza utubwire amagambo y'ubwenge atuma dukanguka ninde wababwiye ko gukora ari amasaha yo kumanywa nyine iyo myumvire ntabwo irumvikana ubona umuntu ari kugenda nijoro wumve ko ijoro rigendamo indaya hanyuma si inzego z'umutekano ko ziwucunga nijoro ko mutarazitwa indaya kandi zikawucungira abahungu n'abakobwa bajyana rero buriya amaze kubona ngewe nk'ikintu kimbabaza biragora nyine kubona ingo z'abasitari zirimo zisenyuka bikanagorana kumvisha abantu ko bisenyera basenyerwa n'ubusa biragora cyangwa birababaza biragoye gusobanurira umuntu ko yasenyewe n'ubusa asobanura ikibazo cy'ukacyumva yitwaje nyine ngo umuntu ngo atatinze ngo akora ibi n'ibi
ariko ntago mu by'ukuri reality iba yagaragaye. Mu rukiko umuntu akajyana nyine amashusho, sibyo? Amasaha yo gutaha ko umuntu bikaba bizwi ko ataha nijoro, ibyo bintu bigashingirwa ngo umuntu ngo nyine ngo ubwo yananiranye mu rugo, ariko mu by'ukuri nta cyabaye. Umuntu arimo arahiga, ari gushaka ubuzima, hanyuma ugiye guhita ubifata ubibyaze. Bajye bagaragaza niba uwo muntu yagiye no mu cyumba koko bakabibona bikagaragara, uwo nguwo aba yatatiriye igihango. Kusaba divorce ku bushake bwawe ubu byemerewe, ariko nyuma y'uko ibyo bintu bitagaragaye gutyo, mukatanga fagitingi, urabona ngo umuntu ngo yamuhaye message ngo amwandikira n'umufana, kandi niwe akuraho uburyo bwo kugira ngo mubone iyo mibereho. Agomba kumutretinga kugeza nyine mugeze ku cyo mugomba kugeraho, nta kindi yakora. Niba batunze umuntu none se adafite abafana yaba ari uri umuhanzi, umuntu nareba indirimbo yawe cyane usibye ko uyu munsi byaranawe adafite abafana yaba ari igikisi. Kinyi wa sinema niba uploadinga ka video nkakareba nibwo ndakwinjiriza. Yes, that's it. Tracting abantu bagatangira kamamagara, turagufana, turagukunda, ibintu byandagukunda bikaza bigasenya uwo umuntu bamubwiye ko bamukunda. Ese ubundi ndagukunda si ibintu bisanzwe. Rero ahandi buriya njyewe hari igihugu nabayemo umuntu akwita sheri, wari wese akaba ari sheri, masheri neza kintu, masheri. Hano Kigali yumvamo sheri gusa. Yes we. Rest in peace abantu bagataza gukaraba. Akagukubita inuze mu mutwe akakwahuranya ngo bakwise sheri. Iyo myumvire mwayiretse. Nese ubundi hari ahantu umuntu akubwira neza bikanatuma uhora wumva ko uri uw'agaciro. Dukwiriye kwita abantu ba sheri, n'uwabuze umwita sheri akaba yabibonye. Ntago sheri ari ibintu bya danje, ntibivuga, ntago meaning yabyo ari uko yabaye umugabo we, yabaye umugore we. Ibyo bintu myumvire bayigabanye pe. Yego, turagushimira ko wadushangije ubunararibonye bw'ibintu runaka, tugushimira ubushakashatsi wakoze bukadufasha ndetse bugakangurira abantu. Nukuri njyewe sinzi gusa ibiganiro byawe uburyo utegura cyangwa se nk'ubwo buryo budufashije rwose ni ibintu by'agaciro, nyakakora rimwe na rimwe biranagora ku bandi babikora. So Imana igumugisha. Njyewe nitwa Nshimiyimana Simon, wakoze kubana natwe, nari kumwe nawe yitwa Mukeshimana Marita. Mukomeze muze mukore subscribe, share na comment, tukomeze tubane. Ciao ciao, turabakunda. Yeah. Yes.